abenshi mumuzi nka Boyka, abandi mumuzi nka Mudakubitwa, abandi mumwita ngo ni Mutebutsi. Kumwita Mudakubitwa, kumwita Mutebutsi Mudakubitwa wanyu Mutebutsi. Ndagushimiye cyane, hano nkuzanira urutonde rwa filime nziza cyane, filime zakinwe n'uyu mugabo Boyka, filime zarebwe cyane, za zindi zatumye mumumenya nka Boyka. Nubwo abenshi bakunda kumwita amazina atandukanye, izina rye ni Scott Adkins. Nguyu rero Scott Adkins wo bukunze kwita ngo ni Boyka, umenyereweho kurwana rwanisha imigeri cyane kurusha ikindi cyose. Twihute nta gutinda rero, filime nkuzaniye ku mwanya wa mbere niyo iyi ngiyi. Iyi ni filime nziza cyane, action movie ivanze n'ubuhanga bwo kurwana martial art. Iyi filime kandi irimo ubushakashatsi bwo kwica aribwo assassin story. Niba ukunda mwene izi filime rero, niba ukunda filime zo muri ubu bwoko, niba ukunda filime zirimo imigeri, niba ukunda imigeri ya Boyka, niba ukunda ya migeri itarangira, iyi filime ntigucike. Iyi ngiyi ni filime nziza cyane ku bantu bakunda filime zirimo imirwano, ku bantu bakunda filime zitangira zirwana zikarangira zirwana. Iyi ni filime nziza cyane, yishaka uyirebe. Izina ryayo ni Accident Man. Iyi ni filime nziza cyane, wishaka uyirebe. Iyi filime nkuzane ku mwanya wa kabiri, niba ukunda Boyka, niba ukunda imigeri ye, niba ukunda filime zakinwe na Boyka ukaba utarareba iyi filime, warahombye cyane. Iyi ni filime agaragazamo imirwanire cyane cyane yiganzamo iya mu Buyapani. Niba utarareba iyi filime, yishaka uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane, ni filime bwoko bwa action. Ku bantu bakunda mwene izi filime, ku bantu bakunda filime zo muri ubu bwoko, iyi ni filime yakubera nziza cyane. Izina ryayo ni Ninja Shadow of Atia. Iyi filime ni nziza cyane, yishaka uyirebe. Iyi filime ya Boyka nkuzaniye ku mwanya wa gatatu ni filime nziza cyane, yasobanuwe n'umusobanuzi Junior Giti. Niba ukunda uyu musobanuzi, iyi filime nayo ntigucike.